Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Munyemere dusangire amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Jewe Yeremiya numvise imigambi y'ubugome bwa rubanda iterabwoba impande zose, ngo nimumushinje natwe tumushinje. Abahoze ari inshuti zanjye bari barekereje ko nagwa, bati wenda ahari yashukika tukamubona uburyo tukamwihimura. Cyakora Uhoraho ari kumwe nanjye, akintwari idahangarwa. Abanzi banjye nibo bagiye kudandabirana batsindwe. Bazakorwa n'ikimwaro cy'uko batsinzwe, bazahorana ikimwaro iteka ubutazabyibagirwa. Uhoraho Imana umugaba w'ingabo, ni wowe uzi imibereho y'intungane, ugasuzuma umutima n'ibitekerezo bye. Nzareba ukuntu uzabansindira, kuko ari wowe naragije akaga kanjye. Nimuririmbire Uhoraho mumusingize, kuko yaruye ubugingo bw'umuzigirizwa mu minwe y'abagiranabi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Aragasingizwa Imana niyo mukiza wanjye. Uhoraho ndagukunda, we mbaraga zanjye. Uhoraho niwe rutare rwanjye n'ibirindiro byanjye, akaba n'umurengezi wanjye. Ni Imana yanjye n'urutare mpungiramo, akaba ingabo inkingira n'intwaro inkesha gutsinda. Ni nawe buhungiro bwanjye budahangarwa. Ingoyi z'urupfu zari zandadiye, imivumba ya Beriyari inkura umutima. Ingoyi z'ikuzimu zirangota, n'imitego y'urupfu ishandikwa mu nzira nyuramo. Nuko mu magorwa yanjye ntakambira Uhoraho, ntakira Imana yanjye. Nawe rero yumvira ijwi ryanjye mu ngoro ye, imiborogo yanjye imugeraho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Abayahudi bongera gufata amabuye yo kumutera. Nibwo Yezu ababwiye ati, naberetse ibikorwa byiza byinshi bituruka kuri Data, none muri ibyo bikorwa icyo munterera amabuye ni ikihe? Abayahudi baramusubiza bati, si igikorwa cyiza gituma tugutera amabuye, turakuziza igitutu tututse Imana, kuko uri umuntu maze ukigira Imana. Yezu arabasubiza ati, mu mategeko yanyu ntihanditse ngo naravuze nti muri Imana? Ubwo amategeko yita Imana ababwiwe ijambo ry'Imana, kandi ibyanditswe bidashobora kuvuguruzwa, mushobora mute kubwira uwo Data yatagatifuje akamutuma munsi ngo uratuka Imana, ari uko ngize nti ndi umwana w'Imana? Niba koko ndakora ibikorwa bya Data, nimureke kunyemera. Ariko niba mbikora maze mukanga kunyemera, nimwemere byibura ibikorwa nkora, kugira ngo mumenye kandi mwemere ko Data ndimo, nanjye nkaba muri Data. Nuko bongera gushaka kumufata, abaca mu myanya y'intoki. Asubira hakurya ya Yorodani, aho Yohani yajyaga abatiriza mbere, agumayo. Abantu benshi baramusanga, baravuga bati, nta gitangaza na kimwe Yohani yigeze akora, ariko ibyo yamuvuzeho byari ukuri. Abari aho benshi baramwemera. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo atagatifu umubyeyi wacu Kiliziya yaduteguriye kuri uyu munsi aragaruka ku bintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni uko Uhoraho amenya imibereho y'intungane akazirenganura. Icya kabiri, kwemera ibikorwa Yezu akora bidufasha kurushaho kumenya ko yatumwe n'Imana. Icya gatatu, kwemera ko yatumwe n'Imana ni ikimenyetso cy'uko natwe twahamagariwe kuba abana b'Imana, kandi tukaba turi bo koko. Isomo rya mbere riratwibutsa ko Imana ihora iteka irengera intungane, yita ku mibereho yazo kandi ikazirenganura
muri byose. Ubuzima bw'intungane ntibukundwa na bose kuko akenshi buhishura imyitwarire mibi y'abadatunganira Imana, bukagaragaza imyitwarire ifutamye kandi bugasa nk'urega abatagenza uko Imana ibyifuza. Niyo mpamvu intungane zirwanywa n'abantu benshi ndetse n'inshuti zabo, ariko kubera ko Uhoraho aba mu ruhande rwazo kandi akazirwanirira buri gihe, abazihigira nibo bakorwa n'ikimwaro bagatsindwa kandi ntibashobore kuzigwisha mu mitego mibisha. Ese twebwe ni kangahe turenganya abantu kubera ubutungane bwabo, kubera ko ibyo bakora twe tutashobora kubikora? Mu Ivanjiri Yezu aradusaba kwemera ibikorwa akora kuko abikomora ku Mana Data. Igihe cyose twifuje kugumana n'Imana kandi tugakomera ku mategeko yayo, bidufasha kurushaho kumenya ko Imana ariyo ikwiye kwemerwa kandi Yezu Kristo umwana wayo ariwe utwigisha guhora iteka twemera Imana tubikesha kwemera ibikorwa akora. Kwemera ibikorwa Yezu akora rero nibyo birushaho kuduha kumva neza ko Imana yamutumye ikamutuma kudukiza, kandi ngo gutumwa kwe bikadubyarira kuba abana b'Imana. Ariko se ni kangahe twemera ibyo Yezu adukora mu buzima bwacu? Ni kangahe tumenya kandi tugaha umwanya w'ukuri Yezu Kristo mu buzima bwacu? Ibikorwa bye biduha kurushaho kumenya ko Imana ari umubyeyi udukunda kandi umubyeyi dufiteho umugambi mwiza. Kwemera Yezu Kristo, kumwemera nk'uwatumwe n'Imana, bidufasha kuva mu cyaha, bikadufasha kunyura inzira nziza, tugakomera ku mategeko y'Imana, maze tugahora iteka twitwa abana b'Imana. Dusabe Nyagasani aduhe ingabire zo kurushaho kumwemera, tubikesha ibikorwa atukorera, kandi ibyo bikorwa biduhe kurushaho kwemera Imana, bityo duharanire ubutungane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Igihe cyose tuzatakambira Imana izadutabara kuko ari umukiza wacu. Tuyiringire, tuyiririmbire kandi tuyisingize kuko ari yo irokora iteka ubugingo bwacu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.